ni umugabo ufite amateka akomeye wapfushije abana 10 kandi bapfira icyarimwe. Hanyuma rero turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Dukomeje kubasuhuza mwese abadukurikiraniye mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye. Turabashuhuje mu bihugu by'abaturanyi, turabashuhuje mu bihugu bya Afurika no mu bindi bihugu byinshi kandi bitandukanye. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Hanyuma rero tubanje kubabwira ngo mwihangane kandi mukomere. Turi muri ibi bihe by'icyunamo kuri iyi shuro ya 27 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ijambo ry'Imana nk'uko twababwiye ngo ni mwishimane n'abishima, hanyuma mubabarane n'abababaye. Igihe turimo rero ni icy'umubabaro, ariko nanone kikaba igihe cyo kudaheranwa nawo. Rero mukomere mwihangane, haracyari ibyiringiro ko n'igiti naho cyatemwa kizongera kigashibuka. Imana irabakunda, Imana iragushibura bitewe nuko watemwe. Umuntu wese ifite amababi yo kongera kumuteraho, Imana ifite imbuto zo kongera kuguteraho, ukongera ukaba igiti cyiza kandi kizima, gifitiye itorero umumaro, gifitiye igihugu umumaro, kandi gifitiye umuryango umumaro, kandi nacyo ubwacyo kikigirira umumaro. Nimukomere muhumure cyane. Hanyuma turashaka kuganira turashaka kuvuga kuri uyu mugabo witwa Yobu. Ni umugabo wahuye n'amateka akomeye kandi mabi. Ni umugabo ushobora kuduhumuriza muri ibi bihe turimo by'umubabaro. Ni umugabo ushobora kuturemamo ibyiringiro muri ibi bihe tugezemo. Ni umugabo ufite amateka akomeye wapfushije abana 10 kandi bapfira icyarimwe. Hanyuma rero mureke turebe ijambo ry'Imana muri Yobu, ibice byaho 14 umurongo waho wa 7. Erega haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami n'ibitontome. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gitoya. Imana nishimwe cyane. Aya magambo Yobu yahuye n'ibigeragezo bikomeye, arihanurira, kandi nubwo yihanuriye yahanuriye no mu bandi b'ikindi gihe kizaza nk'iki gihe turimo. Avuga amagambo meza ngo erega igiti naho cyatemwa ngo ndetse ngo n'imizi yacyo ikumira mu butaka, ngo hanyuma n'amababi y'iki giti akagira gute akuma, ngo haracyari ibyiringiro ngo ko cyakongera ngo kigashibuka kandi kikagira amababi y'ibitontome. Imana nishimwe cyane. Uyu mugabo yari yatemwe. Haleluya. Nje kukubwira ngo nukomere, naho watemwa wagomba gushibuka, kubera ko imbaraga zigushibura ziri mu biganza by'Imana. Waratemwe, ugenda ukokokaho amashami y'abari bakugize cyangwa y'ibyari bikugize bigufitiye n'umumaro. Nje kukubwira ngo Imana yiteguye ko wongera gushibuka, ikaguteraho andi mababi atoshye, kandi Imana ikaguteraho imbuto, abantu bakakurya, abantu bakaguhembukiraho. Narinje kukubwira ngo ntiwigirire nabi, ntabwo ibyawe byarangiye. Nge ndashaka kubahumuriza muri ibi bihe turimo byo kwibuka. Ndashaka kubahumuriza mbabwira ko ubuzima ntago bwarangiye, ubuzima burakomeje, kuko yaturemye kandi ikaduhanga, niyitubereye maso, ni nayo yaturinze imyaka myinshi. Nje kukubwira ngo nukuri ntuzaheranwe n'agahinda. Hari Imana igukunda kandi yiteguye kukomeza ugashibuka, ukagira ibibabi ndetse ukazaho n'imbuto, abantu bakarya ku bwawe bagahembuka.
Imana yiteguye kukugira umuryango mugari izabyaza umusaruro. Imana yiteguye kukugira amaboko akomeye izakoresha iby'ubutwari. Imana yiteguye kukugira igishoro izacururizamo ikunguka. Imana yiteguye kukugira umuntu usobanutse kandi w'agaciro. Ni ukuri kose Imana igufiteho umugambi. Imana igufiteho umugambi. Iyo itawugiraho wanyuze ntago wari kuhanyura. Iyo itakugiraho umugambi nawe ntago uba ugihumeka. Imana iyo itakugiraho umugambi yari kuguta mu maboko y'abaguhigaga, ariko igufiteho umugambi. Niyo mpamvu yakwimanye ikaguhagararaho. Hanyuma ndakubwiye ngo umugambi w'Imana ukurimo, kandi umugambi w'Imana ubariho. Umugambi w'Imana uri kumwe natwe. Uyu mugabo witwa Yobu yaratemwe. Kankubwire, Yobu yaratemwe, aragenda ahinduka nk'agati k'inkokore. Yaragiye atemwaho abakobwa be 3. Yaragiye atemwaho abahungu be 7. Aragenda atemwaho umugore wamuhagakeyo. Aragenda aratemwa Yobu, atemwaho abagaragu be. Aragenda atemwaho ubutunzi bwe. Aragenda atemwaho imikumbi. Noneho Yobu, umva hano Satani ibintu yamukoreye, ngo bigeze no ku mubiri Shitani akomeza kumutema. Aragenda atema inzara ze kuko yazishimishaga zinobokamo. Aragenda atema uruhu rwa Yobu rurahindana, arwara ibibembe. Bibiliya iravuga ngo yaratemwe, ubutemwe bwe buhera mu bworo bw'ikirenge. Bibiliya iravuga ngo gutemwa kwe bigera mu gitwariro. Yobu aratemwa ahantu hose, asigara ari nyakamwe. Yobu yaza gutemwaho abana, agasigarana umugore yari gukomera. Yobu yaza gutemwaho umugore, agasigarana abana nibura yari kusigarana Ihumure. Nibura yatemwaho abana, agatemwaho n'umugore, ariko nibura agasigarana inshuti zo kumuhumuriza. Ariko Yobu Satani yaragiye amurandurana n'imizi ye, agira ngo byarangiye. Aragenda ahera mu bahungu n'abakobwa kandi bari bakuru. Arangije akubita ku mugore, arangije amukuraho inshuti. Aravuga ngo kugira ngo nkurangize burundu ndagukuraho n'umubiri, usigare nta n'umubiri ugifite. Yobu aragenda aratemwa kugeza ubwo asigarana amagambo y'umubabaro, ngo atangira kwinuba no kwitotomba. Ngo arangije avuma umunsi yavutseho Yobu. Arangije aravuga ngo umunsi navutseho ntukabeho izuba. Aravuga ngo umunsi navutseho ntukabeho izuba ntirikave. Aravuga ngo umunsi navutseho ntukazeho ibirori. Aravuga ngo umunsi navutseho Uwiteka we ntuzawibuke. Aravuga ngo iyo mbimenya nkapfa ntarareba izuba. Yavuze amagambo akomeye yicuza icyatumye avuka. Yari afite umubabaro, yari yatemwe. Yobu yari yatemwe. Yobu yaratemwe mwene da. Mu bantu bakubititse bagatemwa, ndi kuvunjanye n'ijambo rivuga ngo naho igiti cyatemwa cyakongera gushibuka. Nta muntu wari uzi ko Yobu yashibuka. Nta muntu wari uzi ko Yobu yakongera akagira ibibabi by'ibitontome. Nta muntu wari uzi ko Yobu azagira izindi mbuto. Nta muntu wari uzi ko Yobu azongera guseka. Nta muntu wari uzi ko Yobu azongera kwishima. Nta muntu wari uzi ko Yobu azagarurirwa imitungo yari yaranyazwe. Nta muntu wari uzi ko Yobu azagira abamukunda bakamusura. Ibi bintu Yobu yatekereje, ndabizi ko mubankurikiranye hari abantu bagize ubuzima mwese muhinduka igitutsi n'igishungero, ku buryo umuntu akureba akabona ko ibyawe birangiye. Cyangwa nawe ku buryo winuba ukavuga utubundi wasigiraga iki, ukavuga ngo kuki ababyeyi banjye bapfuye bakansiga, ukavuga ngo kuki umugabo wanjye yagiye ngiye ngasigara, kuki nanjye ntapfuye wandindiye iki. Nje kukubwira ngo naho watemwa ugashiraho, Imana yakongera ikaguteraho amababi y'ibitontome, ikagushyiraho amashami, ikagushyiraho n'imbuto, abantu bakakuboneraho umugisha. Yobu yatemwe mu mpande zose.
Yobu yaratemwe, aragenda atemagurwaho ibintu, ariko agira ijambo ry'ihumure. Nkwakiye Uwiteka aka kanya, akumpera ijambo riguhumuriza, akumpera ijambo rigukomeza, akumpera ijambo rikuremamo ibyiringiro, akumpera ijambo ryo kugukomeza, kandi akumpera ijambo ry'iterambere, ukomere hanyuma ukomeze n'abandi. Kandi reka nkubwire, mu minsi yawe yo kubaho ntukemerere ko umwanza gutsinda. Umuntu nakubabaza ati ndashaka kuziheba, uramenye ntukihebe, Imana yawe irahari. Umuntu nakubabaza agashaka yuko uzahora wigunze, ntukigunge kuko Imana iragukunda. Nje kukubwira ngo naho watemwe hari kurongera ushibuke mu izina rya Yesu, kuko Imana igomba kukomeza iri maso kandi ntabwo igisinzira. Yobu yaratemwe kugeza ubwo umuntu amufataho ijambo. Nje kukubwira ngo nawe wagiye ufatwaho ijambo rirerire kandi wafashweho n'ijambo umuhisi n'umugenzi. Nje kukubwira ngo nukomere kandi ukomeze n'abandi. Hari irindi jambo Imana yabahishe igufitiye. Haleluya. Hari amashami Imana yabitse izongera kuguteraho, hari ibindi biti Imana izongera kukomekaho, hari imbuto Imana yabitse izongera kuguteraho. Bazatungurwa no kubona igiti kizamutse, kandi bazatungurwa no kubona amashami ndetse n'amababi. Bazatungurwa no kubona imbuto ari nyinshi kandi zinagana. Nje kukubwira ngo haracyari ibyiringiro. Iri jambo rero iyo utaza kuribwirwa na Yobu, sinzi yuko wari gukomera. Ntago Yobu ari igipindi kiri muri Bibiliya. Bibiliya ni ukuri. Mwibutse ko iyi Bibiliya yanditswe n'abakozi b'Imana bahumekewemwo n'umwuka w'Umwami Imana. Ni abantu bakorera Imana mu kuri no mu mwuka, nta wibeshya urimo. Ibi bintu rero byavuzwe ni ibintu byanabayeho. Uyu mugabo witwa Yobu yaratemwe, arangije ngo agira rero aragenda agira intege nkeya, agera ahantu yitotomba nk'uko nababwiye, ari kuva mu munsi yavutseho. Ariko ya Mana yacu itajya yicuza ibyo yakoze, byaba ibyiza cyangwa ibibi, ntijye ibyicuza, kuko ibyiza n'ibibi byose biyihesha icyubahiro. Ya Mana utabaza ngo wambumbye gute, ya Mana utabaza ngo kuki wakoze gutya, ikora ibyo ishaka mu ngabo zo mu isi no mu ijuru, kandi ngo igira icyo yitumye iragikora. Ntago igibazwa ngo wabigenjeje gute, cyane ko ibyo ikora byose bikorana ubuhanga ndetse n'ubwenge ndetse n'imbaraga zikomeye. Imana rero isanga ngo Yobu, nje kukubwira ngo ntiwitotombere Imana. Imana ijya kugusiga ntiyari yasinze, ijya kugusiga burya yari yateranyije inama. Niyo mpamvu wageze mu rupfu ukaruvamo, niyo mpamvu bakwishe inshuro nyinshi ntupfe. Yari igufiteho umugambi, ni ukuri yari igufiteho umugambi. Abagiye ntabwo Imana ibanga, n'abasigaye ntabwo Imana ibanga. Abantu mwese Imana irabakunda. Yobu rero ya Mana nababwiraga idakunda umuntu yitotombera n'umuntu yinubira. Nagira ngo mbabwire ngo mu buzima bwa buri munsi mujye mwirinda kwinubira Imana, kuko ushobora kugira ibintu ushinja Imana nayo ikagira ibyo igushinja. Kandi Imana ntabwo ari inyamafuti, ntabwo ari inyamakosa. Ibintu byose Imana ikora iba yabyizeho. Ngo Uwiteka abwira Yobu ati, Yobu, aka kanya numvise amagambo maze kuvuga, ariko nagira ngo nkubwire ngo kenyera kigabo, hanyuma mpangane nawe ninkubaza ujye usubiza. Yobu abwira Uwiteka ati nditeguye mbaza. Nagira ngo mbabwire ngo Yobu yari afite ibibazo, yari afite n'ibisubizo yumvaga ari busubize Uwiteka. Ariko ni ukuri kose burya Imana ije ukayibaza ngo Mana kuki wemeye ko abantu bapfa, ishobora kukubwira ngo we ko nemeye kubaho. Wanakisuzuma ugasanga cyagiye yakurinze utaratangira gusenga, ugasanga yanakurinze uri umunyabyaha. Yakubaza ngo mbese wowe ko nakurinze wampaye iki? Nta muntu ujya uburana n'Uwiteka ngo amutsinde, kandi ntimukamuburanye. Imana iradukunda, ibyo yanzura kugira ngo bibe ku buzima bwacu iba yabitekerejeho. Uwiteka abwira Yobu ati, niko Yobu, urinda witotomba ngo inda yawe yivamo, ukibwira yuko hari bagutwise amezi 9 ntari kukureba, ukibwira yuko ibyakubayeho ntari kunegosiya na Satani. Ni nkaho Imana yamubwiye iti rega burya nuko narinze umubiri n'ubugingo bwari kuhagendera. Imana nta makosa igira. Uwiteka abwira Yobu ati, ngaho mbwira njya kubamba ijuru wari urihe? Yobu abura igisubizo.
Uwiteka aramubwira ati ngaho mbwira inkingi zifashe ijuru ikirere. Mbwira ahantu inkingi zifashe ikirere ijuru, ahantu ziri inkingi ziri hehe, zijombye he Yobu? Yobu aravuga ati ndi kubona ijuru ryonyine. Harongera aramubwira ati ngaho nyereka ibigega by'imvura. Yobu aravuga ati ngewe mbona imvura igwa ntago mbizi. Uwiteka aramubwira ati se w'izuba se ninde? Aravuga ati gusa njya kubona ricanye. Uwiteka aramubwira ngo umuhanda umuyaga unyuramo urihe? Nyereka kaburimbo y'umuyaga. Umuhanda umuyaga ucamo iyo ugiye guhuha n'uwuhe? Yobu aravuga ati mbona uza nkabona ugenda. Uwiteka aramubwira ngo ninde ufite ubushobozi bwo gukuriza uruhinja mu nda y'umubyeyi? Yobu aravuga ati mbona umubyeyi abyara. Uwiteka aramubwira ati ngaho mbwira imbago z'isi aho ziri. Ubwo mbwese mbwira aho isi irangirira. Yobu ati naho utangirira ntago mpazi. Uwiteka aramubwira ati ngaho nyereka mbwira Yobu agace yo kajya kuguruka hari aho kanda kakaguruka? Yobu aravuga ati mbona kaguruka. Imana yabajije Yobu ibibazo, arayibaza amubaza ibibazo Yobu yabuze n'iki na kimwe amusubiza. Nta kintu twabaza Imana, nta n'ikintu yatubaza ngo tuyisubize. Ibintu byose Imana ikora biba ari byiza. Yobu yari yaratemwe, ariko amaze gutemwa yumva ko mu mubabaro we hafite ijambo. Yobu yari afite ingingo zimurengera mwebwe mutanafite. Yobu yaricaraga akavuga ati iyo najyaga kugutambira nashakaga ibibyibushye. Hakongera akicara ati abana banjye b'abahungu n'abakobwa iyo binjiraga baje narabasengeraga, namara no kubasengera nkabatambira ibitambo mvuga ni wasanga bakoze ibyaha simbimenye. Kandi ibyo byose Uwiteka nabikoraga kugira ngo urugo rwanjye ruhore mu bwere bwawe. Yobu yari kwicara akavuga ati Uwiteka sinigeze nirengagiza abashonji ngo mvuge yuko ariyo mpamvu nteje izinyatsi. Yobu yari afite ibisobanuro, yari kubwira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka ntago nigeze mpa umugore wanjye urushyi na rimwe. Urabizi mu myaka tumaranye sinamuciye inyuma. Urabizi neza ko ntigeze nguhemukira. Yari afite ingingo zimurengera, ariko Uwiteka aramubaza Yobu habura ikintu arenzaho. Yobu rero Uwiteka yaje kumwunamura, harongera aramumeza, harongera amuteraho amashami, harongera amushyiraho imbuto. Yobu arongera arera, yarongera arera hano mu bice byaho 42 ku murongo wa 10 ngo Yobu asabira bagenzi b'Uwiteka ahera ko aramwunamura, amukiza ibyaha bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Nuko abavandimwe bose bamusangana na bashiki be bose n'abari baziranye nawe bose basangirira nawe mu nzu ye, baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yamuteje byose. Umuntu wese amushumbusha ibice by'ifeza n'impeta z'izahabu. Mureke nsome iri jambo ndifuza kuribwira abantu muri iki gihe cy'icyunamo. Reka ndisubiremo kugira ngo umve ko rikureba. Baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose. Umuntu wese amushumbusha ibice by'ifeza. Hanyuma hano harimo umukoro nk'abakristo kandi n'undi utari umukristo. Ijambo ry'Imana twasomye mu kiganiro cya mbere twasohoye, turi kuvuga ukuntu tugomba kwishimana n'abishima tukababarana n'abababaye. Twababwiye ukuntu umuntu akwiye guhumuriza ndetse akaba hafi y'abantu bafite ibibazo muri ibi bihe. Ahantu hose bari mu muntu umwegereye ni umurimo ukomeye ugomba gukorwa n'abantu. Ikintu cya mbere ni amasengesho mugomba gukora, tugasengera abantu bagakomera imitima, tugasengera abantu kugira ngo hatagira ibintu bibagiraho ububasha, tugasengera abantu bakagira ihumure, tugasengera abantu bagakomera, tugasengera abantu kugira ngo Imana ikomeze imitima yabo. Ikindi twabonye ko Yobu ngo Imana imaze kumwunamura
haje abantu baramuririra ku by'ibyago byari byamubayeho ngo hanyuma bagenda bamuha n'ibice by'ifeza hanyuma ngo baranamuhumuriza. Rero muri ibi bihe turimo byo kwibuka abatutsi bazize jenoside yo muri 94, abantu muhumurizanye kuko ibibiriro bitwemerera kwishimana n'abishima tukababarana n'abababaye. Mubagirire neza, mubahe ibibanezeza, mubabwire amagambo yo kubakomeza no kubashimisha, mubabe hafi mu buryo bwose. Burya iyo umuntu yishimye ku bwawe, umugisha uba uwugabanye. Iyo umuntu akomeye ku bwawe uba ugabanye umugisha. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Narinje kukubwira ngo haracyari ibyiringiro, narinje kukubwira ngo ibyawe ntibyarangiye, narinje kukubwira ngo mu ijuru hari Imana, narinje kukubwira ngo ifite ububasha n'ubushobozi bwo kongera kukugira gute, kukuvomerera ugashibuka ukagira amababi y'ibitontome ndetse n'imbuto. Ndumva ashaka yuko dusenga Imana. Mugire rero ihumure yarengeye Yobu igatuma ashibuka, nta muntu itarengera nawe agashibuka. Humura nawe uzashibuka. Abantu mufite ibintu mwaragiye mutemwa mu buryo bwinshi butandukanye, mwaratemwe muhinduka imfubyi, mwaratemwe muhinduka abapfakazi, mwaratemwe muhura n'akaga mu buzima butandukanye, ariko Imana yongere ibubake mu izina rya Yesu. Mureke dusenge kandi dusengera abantu bakomere muri bihe turimo. Turakwinginze Uwiteka Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, imbaraga zawe zikomeye nizo ziyoboye isi, uri hejuru y'ibidusumba n'ibiturusha amaboko n'ibikomeye. Niwe wagira icyo ukora muri ibi bihe turimo byo kwibuka. Ushobora kumanura inkomezi ndetse n'undi mwuka wawe ukomeye wo guhumuriza ndetse no gukomeza abantu bawe, buri wese mu ruhande rw'umwomure bitewe n'uko yakomeretse, kandi umuhe gushibuka bitewe n'uko yatemwe. Tanga ihumure mu gihugu, tanga ihumure mu mitima y'abantu, tanga ihumure ku badukurikiranya aho bari mu bihugu by'abaturanyi ndetse no mu bihugu by'amahanga. Umuntu wese wumvira ijambo ryawe akomere kandi ahumure, kandi ibimenyetso bijyana n'abizera biherekereze iri jambo, uryoherezemo ubutabazi, uryoherezemo kurengerwa, uryoherezemo imbaraga. Urakoze, ndagushimye cyane kubwira ijambo, kandi ndagushimiye ko riherekeje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mukomeze rero mukomere mu izina rya Yesu Kristo. Amen.